hari imyuka irwanya cyangwa se inaniza abantu, inaniza ubwoko bw'Imana. Ariko Imana ishimwe ko hamwe n'iyo myuka, hamwe n'izo mbaraga, hamwe n'ubwo bushobozi bw'abadayimoni burwana no kwangiza ubuzima bw'abantu, ariko mu ijuru dufite Imana ibera inkike ubwoko bwayo. Dufite Imana iturinda, dufite Imana ituzitirira kugira ngo ibyago n'imiyaga byo muri iyi si bitatugeraho. Rero nubwo turi buganire ku myuka ine irwanya ubuzima bw'abantu, ariko turavuga no ku burinzi bw'Imana. Turavuga n'uburyo ki Imana iturindisha umuriro wayo, iturindisha imbaraga zayo, iturindisha ubushobozi bwayo, itugotesha umuriro,